Hello ladies, angaha ni ku Ipfundo TV, amazina yanjye nitwa Mori, ikiganiro ni fashion. Nkuko bimenyereye ni wa mwanya wacu tugiye kubagezaho we mukobwa ushaka kujya gusura iwabo w'umuhungu. Ese umukobwa ntabwo ibibazo uburyo yagenda wambaye uberewe kandi ugaseruka nuko nese akabona ko uberewe kandi usa neza. Ino mwanya wacu tugiye kubagezaho icyo kiganiro. Utibagirwa gukora like, share and subscribe. Iki ni cya kiganiro tubagezaho ku Ipfundo TV, ikiganiro ni fashion. Uyu ni wa mwanya w'umukobwa ushaka kujya gusura iwabo w'umusore uburyo wagenda wambaye ukaberwa, ukubonye wese nagucisha mu ijisho. Icyana ikiganiro ku Ipfundo TV mpaka gitangiye kugeza igihe kirangiye. Ciao ciao. Waba ukunda kwambara amakanzu? Waba ukunda kwambara amapantaro se? Icyo wabambaye cyose twebwe ahangaha tugiye kukwandika uzagenda uberewe. Wowe mukobwa ukunda kwambara amakanzu, ihangane nimba wakundaga kwambara udukanzu tugufiya, ihangane wambaye kanzu igeze munsi y'amavi. Wowe mukobwa unanutse, ambara agakanzu kawe ku itaye yawe kageze munsi y'amavi, ushyire agakweto kawe gafunze, cyangwa nimba ukunda kwambara udukweto dufite taro ugashyireho, ufate n'agashakoshi kawe, icyo gihe uzagenda uberewe. Wowe mukobwa ubyibushye, ambara agakanzu kagufashe hejuru, hasi kakurekuye, ushyiraho urukweto rwawe bitewe n'urukweto ukunda kwambara. Nanone wirinde gushyiraho taro iri hejuru mu kirere, ushyire agakweto gaciriye hasi nimba ukunda kwambara inkweto ifite taro. Ufate akabage kawe cyangwa agashakoshi, icyo gihe nawe uzaseruka, ukubonye wese abone ko waberewe. Wowe mukobwa ukunda kwambara amapantaro, icyo gihe ambara ipantaro, wirinde gushyira ibintu by'imipira bya t-shirt. Shyiraho ishati yawe ntangiza ufunge neza nk'umuntu ugiye ahantu h'ingenzi mu buzima bwe kandi ahantu bagiye kumubona bwa mbere, udakwiye kucishwa mu ijisho. Ahangaha ikintu tugiye kuvugaho ni nk'amabara wagenda wambaye. Urugero, ugiye wambaye nk'ikanzu y'umuhondo, urabona ikanzu y'umuhondo ni ibara ripika kandi ahantu ugiye ni ahantu h'ingenzi. Ntabwo wabigira too much ngo ugende uhita ushyira n'igikweto cy'umuhondo, ushyiraho ishakoshi y'umuhondo. Icyo gihe nimba wambaye ikanzu y'umuhondo, we mukobwa ndi kubwira, uzagenda ufate mu nkweto ufite, uremwe inkweto ijya kwijima nk'umukara cyangwa shokora cyangwa icyatsi, uzashyira inkweto y'umukara cyangwa icyatsi. Inkweto iyo ari yose ijya kwijima, utazagenda ngo uhite ufata utereye igikweto cy'umuhondo cyangwa irindi bara ariko ripika. Nimba wambaye ikanzu y'umuhondo, urumva ni ibara ripika, shaka inkweto izajyaho yijimye. N'ishakoshi nabwo nuko umukobwa wanjye ndi kubwira, uzafata ishakoshi yijimye ariyo ushyiraho. Wowe mukobwa ugiye wambaye ikanzu y'umutuku, ikanzu y'umutuku ni ibara twese abantu benshi duhuriyeho dukunda, ntabwo ari ibara ripitse cyane, nta nubwo nanone warishyira mu mabara yijimye, ni ibara mbega ari en general. Uzagenda ushyiraho nawe urukweto rujya kwijima ukuntu, byaba byiza ushyizeho n'agashakoshi k'umukara. Ahangaha tugiye kureba ku bantu bazagenda bambara amapantaro. Wowe mukobwa uzagenda wambaye ipantaro, byaba byiza nugenda wambaye ipantaro hasi yijimye, hejuru uzashyiraho akantu gakeya, kandi hasi nugenda wambaye ipantaro ikeye, hejuru bizabe byiza ushyizeho akantu kijimye. Twagiye ku rukweto. Wowe mukobwa twe turi kuvuga ikintu wagenda wambaye hasi. Sinzi inkweto ukunda, sinzi ngo ukunda inkweto ndende, sinzi ngo ukunda inkweto ngufi, ariko wowe mukobwa uzagenda wambaye agapantaro kawe n'agashati kawe keza. Ahangaha byaba byiza nimba ukunda inkweto ndende, ugiye wambaye inkweto ndende ariko utagaragaza amano. Wowe mukobwa ukunda inkweto ziciriye hasi, byaba byiza ushyizeho agakweto kawe twa tundi twita barene. Ahangaha ni ku Ipfundo TV, ikiganiro ni fashion. Amazina yanjye nitwa Mori nk'uko bimenyereye. Utibagirwa gukora like, share and subscribe. Naheje. Ahangaha ni ku Ipfundo TV nk'uko mumenyereye, ikiganiro cyacu gisanzwe tubagezaho ni fashion. Amazina yanjye nitwa Mori. Mutibagirwa gukora like, share and subscribe. Ciao ciao.